Pi network cyangwa se mining iyo ari yo yose mu byitondere, mining zose ziba zirimo abasikama. Kandi ikindi ngira ngo mwabonye yuko waba ufite Sigra, waba ufite Ruby, ngira ngo mwabonye yuko ntabwo wakwicwa n'inzara. Nabasuhuje mwese aho muherereye hirya no hino hatandukanye, kandi mbifuriza gukomeza kugubwa neza. Nkuko bisanzwe rero mfashe umwanya nk'uyu nguyu ngo tube twaganira ku bintu bitandukanye, ubwo ndavuga kuri mining zitandukanye nkuko tuzikora ari nyinshi, ntabwo twazivugiraho amakuru icyarimwe ngo bikunde, niyo mpamvu tuba tugenda tuvuga kuri imwe imwe uko bishoboka. Uyu munsi rero nanone nifuza ko twiganira kuri Pi network kubera ibintu mba nagiye mbonamo, ibintu bijyanye n'abasikama, ibintu bijyanye n'abantu bagurisha Pi zabo ku bantu batize, ugasanga barabambuye ntibabishyuye. Niyo mpamvu mba mfashe akanya nk'aka ngaka ngo tugire icyo tubivugaho, kugira ngo n'utaribwa abashe kuba yarinda ibye, cyangwa se n'uwibwe abashe kuba yajya amenya buryo ki noneho yabyitwaramo. Ibi bintu rero Pi network ngira ngo nyine yabaye amafaranga, murabizi. Ni nayo mpamvu mubona hari abasikama benshi muri Pi network. Sinzi, ngira ngo abenshi muri mwe mamuzi abantu bagiye batuburirwa, cyangwa se abantu bagiye batuburira, ngira ngo muba mugiye mubazi mu magurupe, mubabona bataka bavuga ngo Pi zabo zabuze, byagenze bite. Bariya abantu mubona bataka, cyangwa se uriya muntu mubona uri gutaka ngo bamwibye, biba ari ukuri koko. Pi baraziba, iyo urangaye baraziba. Pi ni amafaranga, ni nk'uko waba ufite amafaranga mu mufuka bakakwiba. Na Pi baraziba iyo ugize uburangare, cyane cyane nk'umuntu ubona linki ugasanga ahita yinjira ntacyo yitayeho, atabitekerejeho, noneho by'umwihariko akagera ahantu bakamwaka pasifezi, ugasanga aragiye arazikopiye, arazipestinzemo. Aho ngaho jya umenya ko Pi zawe uzitanze rwose, jya umenya ko ari wowe ubwawe uzitangiye. Pi network yabaye amafaranga, ibi duhora tubivuga, kandi baza ko namwe muba mubizi. Rero biratangaje cyangwa se biranababaje kubona aka kanya hari abantu bakibwa amapayi yabo, kandi nyamara tuba twabivuze kenshi, tuba twababwiye buryo ki amalinki mugomba kuyitondera, tuba twababwiye buryo ki utagomba kugurisha Pi ku muntu wizeye. Yego birashoboka, baduhaye uburyo bwo kuba twagurishirizamo Pi zacu mu ma exchange, ariko ntibivuze ko wenda twese tuba tuzi kugurishirizamo rwose. Nawe utabizi biremewe kandi kuba wagurisha, kuko Pi nyine iragurishwa kandi iranagurwa. Ikindi kandi kuba hari umuntu ushobora kuziha ntakwishyure, ntibivuze ko hatari abandi b'inyangamugayo ushobora kubaha Pi zawe rwose bakakwishyura kandi bakakwishyurira igihe, abo nabo barahari. Ariko icyo tuba tubabwira ni ukwitondera umuntu uzaca mu gikari akakubwira ngo agura Pi, noneho ukajya kubona akubwiye igiciro gihabanye n'icy'abandi, gihabanye n'icyo Pi ihagazeho. Kuki wowe udahita utekereza nimba Pi ihagaze ku mafaranga 500 n'urugero y'amanyarwanda, ukajya kubona ukabona uwo muntu akubwiye ngo Pi imwe arayigura 5,000, cyangwa se arayigura 10,000, cyangwa se arayigura 1,000. Kuki wowe uhita wumva ko koko uwo muntu ayo mafaranga ari buyagure? Mugomba ibintu kubigiramo ubwenge, kuko mining burya nubwo tuvuga ngo ni ubuntu, nta mafaranga tuba twashyizemo, ariko mujye mwibuka yuko biba byatuvunnye, kuko tuba twagiye dushyiraho umwanya wacu, kandi murabizi ko igihe ari amafaranga. Niyo mpamvu rero mutaba mugomba kubikerensa, muba mugomba kubigiramo ubwenge, cyangwa se tuba tugomba kubigiramo ubwenge, tukamenya ngo nimba tugiye guha umuntu Pi, ese uyu muntu arizewe, aranyishyura? Ibyo bintu ukabimenya. Ikindi ukirinda amalinki. Pi ni umushinga ku muntu, tuba tubivuga ku muntu uzabyitaho, akabiha agaciro, akamenya kurinda Pi ziwe, akamenya kurinda akawunti yiwe. Ikindi akamenya kwihangana, agategereza, akavuga ngo reka nzarebe mu myaka 5 cyangwa se 10 uko bizagenda. Duhora tubabwira ko ku muntu wese uzabasha kubahiriza ibyo bintu akabyihanganira,
Pi Network duhamya tudashidikanya ko izahindura ubuzima bw'abantu bazaba barashoboye kubahiriza ibyo bintu. Pi si bivuze ngo ntugurishe cyangwa se ntugure, kuko ibyo byose biremewe, ariko nyine icyo ngewe mba nivugiraho ni ukuba mwajya mubanza mugashishoza. Ntukabone ngo wenda Mbarusha, ntukabone ngo aravuga ngo wenda Pi ndayigura ku mafaranga 500, noneho undi ace mu gikari avuga ngo iwe arayigura 1000 cyangwa arayigura 5000, uhite wumva ngo reka ngo nzigurishe kuri uyu nguyu muri kumpa 1000 cyangwa se 5000. Uwo muntu icyambere ugomba guhita wumva ko ari umusikama cyangwa se ari igisambo. Uwo muntu ashobora gutwarira Pi kubera ko ntabwo yagura Pi ku note y'1000 kandi Pi muri exchange cyangwa se ku isoko ihagaze amafaranga 500 ntashobora kuyitangaho 1000. Urwo ni urugero mbahaye, kuko abantu muri kamere yacu dukunda ibintu byinshi. Hari igihe twirukira ibintu byinshi nyamara bikarangira tubuze na bya bindi bikeya twakabaye twabonye kandi tukabibona mu mahoro kandi tukabibonera igihe. Ibi ndabibabwira mfite gihamya kubera ko mfite bagenzi banjye bagera nko muri bangahe byabayeho mu minsi yashize, mu mezi nk'abiri ashize, ugasanga umuntu aciye mu gikari, nk'umwe muri bo umuntu yaciye mu gikari aramubwira ngo Pi imwe ari kuyigura ku inote y'2500 y'amanyarwanda. Ntabwo yigeze angisha inama wenda ngo ambaze ngo si ibintu byaba ari byo, ahubwo yahise abikora yihuse. Pi ze arazitanga, atanga Pi 70, atanga Pi 70 azi ngo baramuha Pi imwe kuri 2500. Nyamara siko byagenze, yarazitanze. Akimara kuzitanga uwo muntu yahise telefone yarayihamagaraga nticemo, yamwandikira agasoma ariko ntagire icyo asubiza, ubwo ndavuga kuri WhatsApp. Urwo rero n'urugero mba mbahaye impamvu ibi bintu umuntu abaje ngo abivuga aha ngaha, kuba ari ukugira ngo tube twarinda abo bitarabaho kugira ngo bitazababaho. Mujye mubanza mushishoze. Yego hari abantu rwose bagura nta kibazo bakakwishyura kandi ku gihe, barahari rwose batarabasikama, barahari. Mbarusha rwose ngira ngo murabizi yagiye agurira benshi, hari n'abandi. Ubwo uwo nguwo niwe w'ingenzi mbabwiye, niwe ubangutse. Urwo n'urugero mbahaye. Ibi Pi Network cyangwa se mining iyo ari yo yose mu byitondere, mining zose ziba zirimo abasikama. Kandi ikindi ngira ngo mwabonye yuko waba ufite Sidra waba ufite Ruby, ngira ngo mwabonye yuko ntabwo wakwicwa n'inzara. Mining ni nziza, niyo mpamvu tuba tubashishikariza kenshi kuba mwajya mu mininga, mukamayiningira igihe, mukagerageza mukabyitaho. Ndabizi cyangwa se turabizi ntabwo tuba dufite akandi kazi dukora, ariko umuntu twabonye ntabwo mining ari ikintu gifata umunsi wose ngo ube wenda akazi kawe kapfa. Ni ikintu kiba cyafata iminota ingahe 2-3 ukabura bisoje ukikomereza akazi kawe. Mining ni nziza rero, mukomeze kandi mushishikarize n'abandi kujyamo, kuko tuba tugomba kuzifatirana hakiri kare iyo tubishoboye, kuko twamaze kubona ko iyo mining uyifatiranye hakiri kare nibwo ubasha kugwiza coin. kugira ngo mwagiye muyibona nk'uburyo twatangiye dukora mining ya Pi Network, coin zayo twabonaga ku munsi, ngira ngo kakanya zaragabanutse. Ngira ngo ibyo ni ibintu maze kumenyera. Niyo mpamvu rero tuba tubashishikariza kujya mu joininga hakiri kare mining, mukayimayininga hakiri kare, kuko biri mu bintu bibyara inyungu nyine, kuko urumva igize coin nyinshi nyine nizo za nyungu nyine ziba zirimo zigwira. Komeze rero mwite ku account yanyu. Ikindi passphrase zanyu muziteho, kandi ntugafate passphrase uzitestinga ahantu hose wiboneye utazi iyo biva niyo bijya. Mujye mubyitondera, kuko hari aho uzazitestinga utazi, hari ahantu uzakanda bagusaba passphrase utazi ngo ni ukubera ikibazo kwatse, nuzishyiramo usange Pi zawe barazijyanye. kugira ngo ibyo ngibyo duhora tubivuga, duhora tubisubiramo kenshi. Kuba tubisubiramo nuko tuba tubona
turabivuga ariko n'ubundi bigatungurana kubona n'ubundi byongeye bikabaho, ukabona umuntu bamwibye mu buryo duhora tuvugaho, nabyo ukabona ni ikibazo. Niyo mpamvu rero mugomba kujya mwita ku kintu cyose kandi mukirinda gukora ibintu mutabanje kureba nimba bitateza ikibazo. Ikindi nimukomeze nyine mubyiteho, abantu mwahawe ama KYC nimuyakore, abantu muhabwa ama liveness bari kuyatanga. Ndibaza n'ejo ubundi musibe nk'ejo hari umuntu ninjije bahaye liveness bari kuzitanga, hari n'abandi babijya muri bari bahaye immigration, byampaye ikimenyetso cy'uko migration ziri gutangwa. Nanjye nari maze iminsi nzi ko migration zitarimo zitangwa, ariko hari abo ninjije ejo bundi bahawe migration babiri, nahise mbona yuko migration ziri gutangwa. Niyo mpamvu rero mugomba kuba tayari, mugahora muri ready yuko igihe bagwaye liveness ugomba kuyikora, noneho ibindi tugategereza. Ubwo abatarabona ama KYC komeze mwihangane, muzayabona mwe mu mining. Abatarabona migration namwe muzazihabwa, ziri gutangwa nubwo birimo bigenda gakeya, ariko ziri gutangwa. So komeze mugubwe neza rero, Imana ibarinde. Ciao ciao.